mwatangira rero mutwibwira mukatubwira amazina yanyu aho musengera kugira ngo tuze kubaha ikaze muratugeze icyo mwaje kudufasha muri uno munsi. Yego, amazina nitwa Innocent Ngabo, ndi umukristo mu itorero rya ADPR mu Rurembo rwa Ngoma, Paruwasi ya Rango, itorero y'Uburenge. Umubwirizabutumwa bwiza muri iryo torero, kuri iryo torero rya Burenge tumaze kuvuga, naho dukorera umurimo w'Imana. Murakoze, biba byiza niyo ubwiye abagukurikiye se ingaragu cyangwa mufite umufasha, mufite abana bangahe, kugira ngo n'abadukurikiye bakurikiye Goca TV baze kumva ese umuntu ugiye kubaganiriza ni muntu ki, bataza kubyibaza mu kibwiri hagati. Murakoze cyane. Ibyo ariko kugira ngo hari ikimenyetso bagenda kiranga abantu bubatse ngo n'abatureba bashobora kureba hano kuri izi ntoki, ushobora kubona ko hari ikimenyetso kigaragaza ko twubatse urugo, dufite umudamu n'abana 8, Imana yaduhaye umugisha. Rero nabo ngabo niwo muryango dufite, kandi Imana ikomeje kutugirira neza. Murakoze cyane, ndumva rero twabaha ikaze mugakomeza mu butumwa Imana yabahaye kugira ngo mutugezeho bigiye kumvwa n'isi yose. Murakoze cyane, karibu muri studio za Goca TV. Murakoze namwe abanyamakuru ba televiziyo Goca TV. Dusuhuje n'abandi bose batwumva, bari hafi, abari kure, nabo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza. Bagira ngo tubanze dusenga Imana, tumara gusenga Imana tuganire ijambo ry'Imana, Imana dushyize ku mutima. Reka dusenga Imana. Imana, turagushimiye kuko ari wowe Imana ishobora byose kandi iri hejuru ya byose. Tugushimiye umugambi wawe mwiza ko watekereje kera gucungura ikiremwa muntu, ugatanga umwana wawe Yesu Kristo, nawe akemera kuza mu isi agapfira abari mu isi bari kuzapfa bazize ibyaha n'ibicumuro byabo. Arangije abasigira umurimo ukomeye wo kubwiriza ubutumwa bwiza bakajya mu mahanga yose. Turagushimiye ko uwo murimo ugikomeje n'uyu munsi, natwe ukatugirira icyizere cyo kuwukora. Ntabwo twarabo kwizerwa Kristo, ariko kubw'imbabazi zawe tugiriye icyizere. Izina ryawe nirihimbazwe, kandi turagushimira ko waremanye umuntu ubwenge n'ubuhanga, tukaba tugeze mwami kuri uyu mwanya kubwiriza ubutumwa bwiza n'ikoranabuhanga rikagera kuri abantu badashobora kuba babasha kugeza amaguru yabo. Turagushimira uwo murimo ukora, kandi ukadushyigikira muri byose. Komeza kubana natwe, turinde kandi dufashe muri uyu mwanya tugiye kuganira mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Nk'uko nari maze kubivuga, amazina nitwa Innocent Ngabo, umubwirizabutumwa mu itorero rya ADPR, nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Burenge, Paruwasi ya Rango, Ururembo rwa Ngoma. Rero uyu munsi tugize umugisha wo gusurwa na Goca TV, tukaba ariho tugiye kuganirira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Dufite ijambo ry'Imana riri ku mutima wacu ryo kubwira abantu. Umutwe w'ijambo ry'Imana dufite cyangwa intego ni ukubwira abantu ko Yesu atarakererwa. Yesu hajyakerewa, Yesu ntarakererwa. Abantu babyumve neza, bashobora kuba bafite ibibazo bibaremereye, bashobora kumva barushye cyane, bashobora kumva bafite ibibagoye, bakumva Yesu yaratinze, ariko tukagira ngo dutangarize abantu yuko Yesu atarakererwa. Yesu ntarakererwa. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuze kuriganiraho mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, ibice 11. Turasoma umurongo wa 39 n'umurongo wa 40. Yohana 11:39 kugeze ku murongo wa 40. Haranditse ngo Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki uwapfuye aramubwira ati, databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri niyo jambo ry'Imana kugira ngo tuganireho. Ni imirimo ya Yesu yakoraga ubwo yari mu isi. Yesu yagendagenze hirya no hino akora imirimo myinshi itangaje. Yahumuye impumyi, ibirema birahaguruka biragenda, ibiragi biravuga,
akiza abarwayi indwara zitandukanye, ariko akora n'umurimo ukomeye wo kuzura abapfuye. Byari bitoroshye kubyumva cyangwa kubyemera, ariko ni imirimo Yesu yakoze. Yesu rero aha yari mu rugendo rwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Hari umuryango yari yagize inshuti, wari uw'abantu batatu, harimo umuhungu umwe cyangwa umugabo umwe yitwaga Lazaro, afite bashiki be babiri. Bari inshuti za Yesu rero, bakundanaga na Yesu. Yesu yakunda kuhajya. Ndabizi neza Mariya muri abo bashiki ba Lazaro niwe yasize Yesu amavuta. Nuko rero Yesu arimo arabwiriza ubutumwa, yumva inkuru, bamutumaho intumwa ngo Lazaro ukunda ararwaye. Intumwa ziragenda zibwira Yesu ko Lazaro arwaye kandi ameze nabi, arembye. Bibiliya iratubwira ngo Yesu akibyumva arongera asibira kabiri, ntiyahise agenda ngo ajye kwa Lazaro. Bashiki b'uwo nguwo bo bari bazi ko uburyo babanye na Yesu, Yesu bari bumubwira akareka ibyo yari arimo agahita yihuta akahagera, akabasha gukiza Lazaro, akabasha kuba muzima. Birazwi neza ko muri kiriya gihe abakobwa cyangwa se igitsina gore ntibemerwaga, bumvaga ko batakaje musaza wabo, abari bataye agaciro, nta jambo bazaba bagifite. Bari bababaye cyane rero, bumva bakeneye ubutabazi bwa hafi. Nkuko nawe uri murabyumva uyu munsi, ufite ibibazo ukeneye ubutabazi bwa hafi. Birakenewe rero ko nawe wabwira Yesu. Aba bantu nabo babyihereranye, batumye kuri Yesu. Bireba ngo batuma kuri Yesu. Nawe waratumye kuri Yesu. Mu bibazo byawe watumye kuri Yesu. Yesu wamutumyeho. Ese uyu munsi wamutuma ute Yesu? Ni ugupfuka mugasenga, ukamubwira mu isengesho, ugatuma isengesho riragenda. Haleluya. Muri Yeremiya 62 yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga ngo amasengesho yacu agera kure cyane. Aya masengesho niyo agenda ngo agatambuka inyenyeri, ngo umutima w'umuntu usenga ngo ujye imbere y'Imana ugakomanga. Watuma isengesho kuri Yesu. Reba abantu baba batumye kuri Yesu, batumye intumwa aho Yesu yari ari, ngo genda mu mutubwirire, bakoresha ijambo ryo kumwumvisha ngo ukunda ararwaye. Nawe Yesu aragukunda. Mu bibazo byawe Yesu aragukunda. Yesu aragukunda. Yesu aragukunda. Yesu anakupenda sana. Yagira ngo utangaze ko Yesu agukunda. Tuma kuri Yesu. Ariko ngo Yesu akibyumva ngo asibira kabiri. Ngo bakimara guhaguruka ngo Lazaro ashiramo umwuka. Lazaro arapfa. Nuko birarangira, abantu baratabara, baraza bategura kujya gushingura. Baragenda barashingura, bategereza Yesu. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, ngo ku munsi wa kane nibwo Yesu yahageze. Amen. Ngo Yesu nibwo yahageze. Ngo yabwiye abigishwa be ngo tugende, ngo Lazaro bari bamuzi kuko bakunda kujyanayo, ngo Lazaro arasinziriye, ngo tugende kumukangura. Urupfu rwa Lazaro Yesu yarwitaga ibitotsi, kuko kandi niko biri, urupfu rw'uyu mubiri ku Mana ni ibitotsi. Haleluya. Hari igihe tuzatambuka, abakiriye muri we bazatambuka. Haleluya. Kuko urupfu rw'umubiri ni ibitotsi ku bizeye Kristo Yesu. Naga mutangarize wowe utarizera Kristo Yesu, ufite ibibazo, ufite igihombo gikomeye, ufite ibibazo kuko uzapfa urupfu rwitwa ibitotsi, ariko uhure n'urundi rupfu rwitwa rwa kabiri, ariko rwica ubugingo rukujyane burundu ujye mu muriro utazima. Ariko kwakira Yesu upfa urupfu rw'umubiri, igihe kizagira Yesu agukangura. Haleluya. Yesu agukangura. Ngo Yesu abwira abigishwa ati tugende. Yabigishwa ngo ati mwigisha, urabizi ubushize wagiyeyo ashaka kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo. Yesu arababwira ati umunsi ugira amasaha 12, ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Yesu amaze kubabwira atyo, uwitwa Yuda arababwira ati tujyane nawe dushaka dupfane nawe. Baragenda rero, ngo bagitunguka amakuru aravugwa bati Yesu aratungutse. Ngo mushiki wa Lazaro Marita ahita yihuta cyane ajya kumusanganira, amubwira ijambo rikomeye. Aravuga ngo mwigisha, iyo haba musaza wanjye ntaba yarapfuye. Iyo haba musaza wanjye ntaba yarapfuye. Uyu munsi nawe uravuga ngo iyo Kristo unyumva, iyo Kristo haba, iyo Kristo uri muri ayo magambo, iyo Kristo bigiye
bigenda gutya, ntabwo biba byaragenze gutya. Ariko ngo utangarize, Yesu hajyakererwa, Yesu ntarakererwa, Yesu ntarakererwa na rimwe. Amen. Mana ishimwe. Amina. Ngo Yesu arangije asanga abantu barahari, baje nta kindi bari babazaniye, bari baje kurira. Uyu munsi nawe arabutabaza ukababwira ibibazo byawe, barakubwira ngo ihangane. N'ayo magambo tubwira abantu iyo bagize ibibazo, iyo bagize ibyago, n'iryo jambo tubashyira, ihangane. Byaba ari ibirenze tukabafasha kurira, nta kindi. Ariko Imana ishimwe, kuko Yesu ntabwo aza kugufasha kurira, hari ibindi Yesu azagahindura. Yesu ntabwo aza ufite ibibazo ngo aze kukubwira ngo ihangane gusa ngo bigendere aho ngaho. Yesu araza akagira ibyo akora. Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu aza akagira ibyo akora. Imana ishimwe. Ngo Yesu arangije aramubwira ngo komera, aramubwira ngo nijye kuzuka n'ubugingo. Haleluya. Aza munyizera naho yaba yarapfuye, azongera ngo aramubwira ati ndabizi yuko mu gihe cy'imperuka hazamuzuka. Ariko uyu mukobwa cyangwa se umudamu ashaka kumubwira yuko atari cyo kibazo bafite, baba bafite kwizera ko umuzuko uzaba. Ariko ikibazo bari bafite ikibazo cyo kubura musaza wabo, bagatakaza agaciro muri sosiyete, bakabura ijambo muri sosiyete. Bari bafite ikibazo gikomeye, nicyo bashaka kwereka Yesu. Ariko babona nta kindi kiri gukorwa. Yesu abona ntabwo barimo barabyumva, arangije arababwira ngo nimujye kunyereka aho mwamushyize. Hari umuhango kugera kumva, kandi n'uyu munsi birakorwa, gasura aho bashyinguye, bakajyana indabo, bakagenda. Nuko nabo bumvaga aricyo Yesu agiye gukora, ngo baragenda. Haleluya. Yesu ngahageze arababwira ngo nimukureho igitare, nimukureho igitare. Nasomye Bibiliya yitwa Bibiliya yera, ifite ubusobanuro ariyo mubona hano. Mu busobanuro nasanze mu muco w'icyo gihe uvuga yuko ngo umwuka iyo amaze kuva mu muntu ngo amuba hafi iminsi 3. Byashobora ko mu minsi 3 yamusubiramo akongera akaba muzima. Ariko icyatumye Yesu agerayo ku munsi wa 4 kwari kugira ngo abantu bemere. Haleluya. Ku munsi wa 3 ngo babaga bahebuye neza, bagaheba ko nta kiri buhinduke. Kuko nicyo cyatumye Yesu yakoze ibitangaza 3 byo kuzura. Yazuye umwana wa Yayiro, aribwo agipfa, abantu bavuga ati buriya umwuka yakiri muri hafi, byari gutuma yongera akamusubiramo agahebuka. Ngo bukeye azura umwana w'umupfakazi we Nayini, ngo hari hashize umunsi umwe bukeye bwaho, nabwo baravuga ngo ntabwo n'ubundi umwuka ari bwamujye kure. Ngo Yesu abibonye ko abantu bataremera, batarizeye, amara iminsi 4, iminsi 4 yo kugira ngo abantu bemere. Imana ishimwe. Amina. Kuko ibyo abantu bamaze guheba Yesu nibyo ahindura, ibyo abantu bamaze kuzinukwa nibyo Yesu agarura. Imana ishimwe. Ngo Yesu agati nimukureho igitare, ngo mushiki wapfuye atarihuta ati pardon. Iriya 4 jours hashize iminsi 4, aranuka, ntawabyubahuka. Haleluya, haleluya. Yesu arababwira ngo nakubwiye muki, nawe ngo niwizere. Nawe uri muranyumva, niwizere. Uyu munsi niwizere, tumvira ijambo niwizere. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Mu bibazo byawe urabona ubwiza bw'Imana. Yesu hajyakererwa, Yesu ntarakererwa. Iryo tangazo ushaka kuvuga. Haleluya. Yesu ntarakererwa. Ngo barangije bumvise Yesu ababwiye gutyo, ngo barangije bahita bakuraho igitare. Baravuga ati buriya rero ntiyahabaye ngo asezere umurambo, arashaka kureba umurambo nawe usezere. Niko abantu bamwe baribwira. Ngo barangije bakuraho igitare. Ngo Yesu ako kanya ahita ashyiraho konegisiyo y'ijuru. Haleluya. Aravuga ngo Mana ndagushimye ko kunyumva. Ngo ubwanjye sanzwe nze kunyumva, turakorana Mana. Ngo ariko bivugiye ku bw'aba bantu bari hano bangose. Nanjye bivugiye ku bw'aba bantu hano baranyumva. Imana ishimwe. Shimwe Yesu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngo bakimara gukuraho igitare, Yesu amaze gusenga
ngo arangije avuga n'ijwi rirenga ngo arahamagara ngo Lazaro sohoka. Higeze avuga ngo sohoka, higeze avuga irindi jambo yavuze ngo sohoka, bigaragaza yuko haleluya Yesu yarazi icyo agiye gukora, yarazi ko uwo Imana ishimwe wari umuteguro wo kugira ngo abantu benshi baraho bakizwe. Birashoboka ko Imana iguha ikigeragezo ariko hari abantu ishaka kwigisha muri karitsiye utuyemo. Hari imfashanyigisho imwe yanyigishije kuri iri somo ku bantu bitwa abarobyi. Abantu bitwa abarobyi kugira ngo babone ifi, hari udusimba babanza kujya gushaka bakadufata ari tuzima nta cyaha twakoze, aho twibereye bakadushaka, barangiza bakagenda bakadutungira mu ndobani barobesha. Kariya gasimba ukabashije muri uriya mwanya kataka kaba karimo karababara, ariko kuba ari umugambi wo kugira ngo ifi zize. Haleluya, hari ikigeragezo kikuzaho kugira ngo izi fi z'Imana zize. Niba ari ikintu gituma abantu baterana muri iki gihe ni urupfu, ndibaza ko n'icyo gihe niko byari bimeze, ariko Yesu yarazi umugambi wo kugira abantu baterane hanyuma babwiriza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe rero, Yesu ntarakererwa. Iyi minsi n'abantu bari bamaze guheba bavuga ngo nta kigishobotse, kuko bari bafite imyizerere yaho ngo iminsi 3 umwuka bakiri hafi aho ngaho birashoboka, ariko ku munsi wa kane bumvaga bitashoboka. Ariko ibidashoboka Yesu arabishobora. Amen, amen. Ibidashoboka Yesu arabishobora. Nagira ngo nkubwire nawe uri muranyumva, hari ibyo ubona bimaze iminsi, hari ibyo ubona byarambiranye, hari ibyo ubona byamaze igihe, hari ibyo ubona wabwiye abantu umuryango wawe wananiwe, witabaje inzego z'ubuyobozi biranga, wageze aha biranga, ariko iyo ngwego nta wundi usigaye kubikora ni Yesu. Ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Nagutangariza uyu munsi kwakira uyu mwami. Niba utaramwakira wakira uyu mwami Yesu, wakira uyu mwami agutabara, wakira uyu mwami akuruhure, aguhoza amarira urimo urarira, agukemura ibibazo byananiranye, akurengere wabuze kirengera. Yesu agutabara. Ushobora kwibwira ngo Yesu yaratinze, warasenze iminsi 3 n'itanu, warasenze amezi, warasenze imyaka, ubona ntabwo birasubizwa, ariko nagutangaza ngo Yesu atarakererwa, kuko umunsi umwe kumana niyo myaka 1000. Ushobora kuba imyaka ibaye 1000, ariko Imana ikibara amasaha, Imana ikibara amasegonda, Imana ikibara iminota, ariko Yesu ntarakererwa, arabizi byose kandi ari hafi mu gutabara. Humura, amen, humura, Yesu ari hafi mu gutabara. Haleluya, Yesu ni umurengezi. Nigeze navuga ku mupfakazi Bunayini, uriya mupfakazi numvise amateka yarantangaza. Uriya mupfakazi yarashatse Bunayini ngo wasobanurwa ko umudugudu w'ubwiza, ngo umudugudu w'ubwiza. Nk'uko uyu munsi abantu bashobora kuvuga umudugudu mwiza muri iki gihugu bakajya kuwuturamo, babaza ngo ahantu hariho abantu bose babonye ubushobozi niho bajya, ngo ari umudugudu w'ubwiza. Uyu mubyeyi ajya kuwuturamo ashaka mu muryango, arangije ngo umugabo warapfa. Abantu batangira bati umudamu ni umunyamwaka, niko bijya bivugwa, ni umunyamwaka, atera umwaka, ni umunyamwaka, ngo ariko bagira akantu k'ibwirema ngo nibura musigiye akana k'agahungu. Ibivuga ngo ntakana k'agahungu tuzapfa gucungira kuri ako ngako, tuzapfa kureba ko ngako. Ngo bukeye akana kari aho ngaho nako kararwaye mu minsi itari myinshi kaba karapfuye. Gapfuye barati noneho tubabyemeze duteye na kashi, uyu mugore ni umunyamwaka, turava kumushingura tumuhambiza asubira hehe iwabo. Ntabwo yarya imitungo y'umuvandimwe wacu, ari twebwe duhari nta mwana musigiye, nawe birarangiye. Ariko haleluya, ashimwe cyane. Ngo bateranira kuvuga ibyo bintu, ubwo abandi mugore yarababaye, ariko indi miryango bari bateraniye kuvuga ngo iki, ngo turamuhambiza ahita agenda. Amen. Niyo mugambi wa Yesu, turava gushingura ahita ahambira ibye agenda. Maneza agendera. Haleluya, Yesu ntarakererwa. Ijoro ryose umudamu yari ati ndarengerwa n'iki. Bibiliya tuvuga ngo nibwo bwa mbere n'ubusanzwe bazinduka kare bajya gushingura. Hano tugira kare, niba ataha ntararanga, niba waba ari nyakure araratashe. Tuzinduka gushingura. Haleluya. Ngo barazinduka kare, ariko Yesu arabayabona. Haleluya, Yesu arabayabona. Ngo bazinduka
haleluya. Humura nawe Yesu azazinduka, nubwo urarurira ariko Yesu azazinduka. Ngo nuko bakizinduka mu gitondo, ngo bakigera mu marembo y'umudugudu babahuye na Yesu. Ngo Yesu azi byose, abizi byose, aravuga ngo nimuhagarare. Muri aba bantu kuko guheka intumbi cyari ikizira, aba bantu bahekaga intumbi nabo bamaze gushingura, baratoranywaga, bamara gushingura bakajya inyuma y'ingando bakamara iminsi yategetswe, bakazabanza kuza kwiyereka umutambyi bakezwa. Yesu rero ahageze waravuga ngo nimuhagarare. Bibiliya yatubwira ngo akora ku kigo, ngo akoze aho baramwitaza bati umuntu aho bawukizira mwigire, ariko Yesu arafite umugambi. Imana ishimwe. Ngo Yesu agikoraho, ngo avuga ngo umuhungu ndagutegetse byuka, ngo baragiye gushingura ahita byuka aricara. Haleluya. Ako kanya babwira umubyeyi gusubira n'umwana wawe, abantu amagambo ashira ivuga, abari bafite imigambi mishya irashira. Umubyeyi asubira mu bye aricara n'umwana we. Imana itugirire neza. Umudugudu w'ubwiza naho buturamo, nawe aho uzatura umudugudu w'ubwiza. Hari umudugudu y'ubwiza Imana yaguteguriye, nawe Yesu azawugutuzamo. Humura Yesu azawugutuzamo. Emerera Yesu akuyobore, emerera Yesu ayobora ubuzima bwawe, emerera Yesu. N'iri jambo ry'Imana rifite byo kukubwira wowe ubabaye, wowe uhangayitse, wowe urara amajoro urira, wowe wabuze ibyiringiro, wowe wabuze ikigufasha, rero gutangarize ko Yesu atarakererwa, ari mu nzira aje kugutabara. Humura, Imana ikugirire neza. Murakoze cyane abanteze amatwi, ndabashimiye. N'iri jambo ry'Imana rifite abaryumvise, Imana ibaha umugisha. Nagira ngo niba ugize kwizera muri aka kanya ukaba wumvise iri jambo rikugezeho, upfukama aho uri gusenga Imana, upfukama aho uri, waba uri mu rugendo, waba uri muri bisi urimo uragenda, waba uri mu kazi kawe ka buri munsi, nagira ukaba wumvise ubu butumwa bwiza, nagira ngo upfukama aho uri dusenge Imana, nawe wizere Kristo ari mu nzira aje kugutabara. Amina. Mana turagushimiye, urera urakiranuka, ni wowe wakoze iyi mirimo kandi ubwira abanditsi ngo bayandike kugira ngo natwe ab'igihe kizakurikira tujye tubisoma, twiringire imirimo wakoze kandi twizere ko uriho kandi uzahoraho. Uyu mwanya mwiza hari abumvise iri jambo ryawe, bari babuze ibyiringiro, bari bahagaritse umutima, bari babona ko utinze, bari bananiwe, bari barambiwe gutegereza, ariko Kristo turasenze kugira ngo nawe ubatabare, ubahumurize, ubarengere nk'uko warengeye Marita na Mariya, barengere nk'uko warengeye umupfakazi w'i Nayini, uze ubakize kandi ubahoze amarira. Urakoze cyane Kristo, turagushimiye gutabara, turagushimiye ko wasezeranye kuzadutabara kandi ukabikorera kwiyubahisha. Byose ni gushaka mu izina rya Yesu. Amen.